Sabe aba bane bagira afite umugore we umugore ni muzima nta kibazo afite umugabo nawe ni muzima ariko icyo gikorwa ntabwo bagikora bipfira biturukaye kugira ngo bashakanye babikora gake bigenda bivaho kugeza ubwo byageze igihe bigahagarara bipfira hano mu nyumva ndimo kuvuga aya magambo mutinya kuvuga bamwe ngo ni imico nyarwanda abandi ngo nabarokore abandi ngo Imana irabahana iyo babivuze kandi Imana ni nayo yabiremye wumve ni nayo yabihaye uburenganzira reka n'abashumba bari sanse yo kuba bagomba kunabivuga reka mubwire ngo hari umurongo aka kanya umproteja wo mu Baheburayo uvuga ngo kurongora kube ukubahwa kubashakanye uwo murongo rero urabivuga neza kuba mvuga kurongora no kurongorana ni ibintu Bibiliya yabivuzeho nta buye nteye sinaho honyine mu migani harabivuga mu Bakorinto akabivuga muri Timote nose bavuga ibintu byita kurongorana bivuga rero ngo ni ijambo kubwira abantu biri simple noneho rero uramaza ngo bipfira hehe uyu mugore akiza umugabo baramurongoraga n'umugabo akiza bakibana baba barabikoraga ariko uko bagenda babana yenda umwe ahura na tumundi ahura n'utundi muri urwo rugo ugasanga batangiye kubihagana kubyanga barabihaga ubundi ntibyagombye guhagwa ko hatari ibintu umuntu arya ngo nta rukundo ruba rukiriho ahari urukundo biriya bihoraho yenda tubonera no kubwira imiryango itamenyaga impamvu bitarimo kubaho urukundo ruba rwahagaze ari umugore nta rukundo abagifite ntago ari ukubihaga kuko uriya muntu wamushatse umukunda nabyizigeze kubitubwira mu kiganiro twagenanye ati biriya nta muntu bihaga ntibazababeshye ngo biriya birahagwa uhaga umuntu ntago bihaga impamvu umuhaga ni iyihe hari igihe ibikorwa umugabo yagukoraga byahagaze hari n'igihe umugore ibikorwa yagukoraga byahagaze ubu mu gitondo mugishakana mu gitanda yarahindukiraga sheri waramutse umva ko kana ariko asabe ava mutoma wo kwicura saa 12 ngo sheri waramutse baraye neza kandi mwaranye mwishuka wose mutoma utuma akamu gitondo kemera none mu gitondo umugabo aravumbuka yiruka ngo yakererewe akazi byuka naga amashuka hejuru yiruka stress zaje hanze ni ibibazo umugabo yazindutse anaga amashuka yiruka ngo akazi ngo bamubwiye ngo gutanga raporo ngo mu gitondo ngo yari adatanze hanatanze bonjour raporo ya mbere y'umugore raporo ya mbere ni umugore akazi kazahora kuzasenya ntabwo bazakubakira uzi umugabo wasenye nakubwiye ngo afunga igipesu isumbane iyo raporo y'akazi rero ni yambere mambata isokisi ubururu n'umuhondo kuko yasenye raporo ya mbere yuko gutanga iyindi ni ku mugore ntabwo wajya mu kazi se utabikoze ngo bigende neza ushobora kuba ufite akazi kenshi izo ni gahunda bumvikanye hako mbere na mbere raporo ni bonjour chérie uyu munsi mfite gahunda nyinshi mfite akazi ukamuha raporo y'umunsi akakublessing akayari ati bizu chérie akamumugisha umunsi yenda icyo gikorwa gihagarara ntibagikoze ariko bumvikanye sivyo hakoze ateye ishuka umugore ari rukanse ntago nta raporo y'igitondo umuhaye ngo wumve ko mufite akazi kihuta ibyo nta nubwo ari ngombwa ngo bikorwe buri munsi pe ariko ni ibintu muba muziranyeho atari ibyo kuvuga ngo mwabyutsa byumbije amazuru ndabyuka yarebye hirya undi yararanye kariso undi yararanye ipinjama undi yararanye robe donu ibintu birakomeye nindawe ko umugore arara yambaye kisi gitangaza ni ubusirimu cyangwa ngo basigaye barabambaye nibyo byasenye ngo nanjye mvuge nkampyisi nibyo byasenye nta mugore urara yambaye nta mugabo urara yambaye uriya n'umuryango w'abambara ubusa n'ijoro ese urara wambaye ako bisho urashaka ko mbivugira hano reka twibigira password si twe tubaho urugero z'ubu tukababwira ko natwe uyu mugore urara yambaye asubira iwabo babanze bamubwire ko abanze yige neza umushinga kuko urwo ni umushinga bamubwire ko barara batambaye
reka tubwire n'abandi baba handi haba ngo zaneje ubukonje n'ibiki bagiye bashyushya amazu barare batambaye yitirira oya kandi yavuze ko amurongora nabi njye nicyo ndiho ngo niyo waba uri Putin uriya ntago wamwemeza ibisasu yahuye nabyo Yesu yazanywe no gukiza abo bantu Adamu yoretse tworetswe na Adamu Yesu yaje kudukiza ngo amaherezo nayahe kuyoboka Yesu Yesu ya byumve Adamu yaratoretse murabyumva uwo dukomokaho Yesu yaje kudukiza aho Adamu yatujyanye abantu babiri nako si abantu Yesu ni Imana Adamu ni umuntu waremwe akora ishyano Imana ntiyamureka icyo gihe nafashwe ku ngufu inshuro nyinshi ndi muri ubwo buzima fatwa n'abasore bagera muri 12 nanyweye inzoga nyinshi zindusha imbaraga ndagenda ndaryama kwa kundi umuntu yisanzura ngagiye kuryama ngahantu hose abona nanisindiye nakangutse umusore wanyuma ari wumvuyeho navunaguritse navuye amaraso meze nabi byanyabyo ndazuka niyaho inshuro nk'eshatu ntapfatu ndavuga ati wenda ni Imana iri kubikora amani ibyana by'ibikobwa by'amaheru biza bidusekera amani bifite banyina na basemani bafite ahantu twe dutangiye kurya bureba dukuze bro dutangiye kurya iyo nyama dukuze tubyiha dutangiye kwambara neza uko turi kubyiha atari uko badufitiye impuhwe dukoresha umubiri wacu kugira ngo tubashe kubaho mani urinde wo kunshira urubanza mani nta n'inyungu yindi afite ariko hagiye ubukiye ku mugabo wawe wowe bireke ukuri ntigutsindwa iminsi y'igisambo ni 20 kandi atari igisambo ari umugabo gusa ni igisambo urasaba arya ibyiwe yajya arya iby'agata kujya gusambana cyangwa uwo muntu afite yumva atari umuntu w'agaciro kuri ku buryo yamukorera ibyo ari byo cyangwa ari nk'impuhwe yamugiriye yego umvaga ko kantu noneho hari igihe umuntu yagiye ngo impuhwe ni danje waramasike mu kiganiro ndabinze mu ngo iki kintu kirimo abega bazi gufata neza abagore bawe ako shase barabika ngo ariko ni izina ry'arongera kuvuga ibintu ndetse mpaguka mu kiganiro yiyicira ni cyaho kwizaniye urumva kaba mbaye upe wakwakira ngo w'ingeso w'ingeso kandi abona n'ijipano yanitse akajya barebe ko hari ikintu kirimo umva mubwire w'ingeso uratinduka bibona ko nawe uko nawe wamubera uw'ingeso wowe wereka tekereza ko umugabo ubona hano ijipo yanitse akavuga ati reka ndebe ko hari ikirimo hari icyasigaye ariko uzi ko abagabo b'abasambanyi ngira ngo ntabwo mubazi hari n'abagore b'abasazi reka hari umugore rero nze uca inyuma umugabo akamubwira ngo agiye kwisukisha akajya ajya muri roge hari indirimbo bavuga ngo uwakira igiswe na benshi ntagamenye wamusekeje ibyo byose birazwi bivuze ngo Jackie ntago kugira urugo ari ibintu byari ibye yarakeneye kujya mu marushanwa y'abarongozi n'abarongora ibyo nibyo akeneye gutandukana kwa Jackie rero na Steven nta kintu bintwaye nta n'ikintu bimbwiye kubera impamvu akantu ka sida ashobora kuba ntafite ko twaripimishije ni muzima gusa ikintu afitemo kimwe hari uburwayi bwigeze kumushinja bwo naramusanganye bwa bundi Jihad yamushinjaga imitezi iki shakira rwa mutezi cyane sinzi aho bimuvuye inde Buryohe TV Steve avuze ngo iki Jackie ntago arwaye sida ariko bwa burwayi Jihad yavuze ubwo burwayi bwari ubuhe yavugaga yuko ngo arwaye imitezi bivuze ngo Steven yari yarabimenye yuko Jackie arwaye umutezi kandi kugira ngo umenye yuko umuntu arwaye umutezi nuko awugutera sha bivuze ngo Steven yarwaye Jackie ubwo yatumye yandura umutezi ahita amujyana kwa Buryohe kwivuza bivuze ngo yaba Jackie yaba Steve bose ni ariyo mpamvu nabwiraga ngo nta mukibuno nta mukwaha hose ni hamwe hanuka kimwe Jackie tumuzi nk'umuntu n'ubundi nta kintu namwitegaho
cy'ibitekerezo bizima, nibwiraga yuko uyu mugabo we ari we muntu byibura ujijutse, ari we muntu ufite ibitekerezo. Ariko noneho ubwambure bw'uyu mugabo nabubonye, dore ko n'ubundi nta cyizere nari mfite yuko urugo rwabo ruzaramba. Sinanabibona niyo wabintera mu rushinge sinabibonamo. Uzi umugabo Jackie yashobora mukubwire cyangwa umugabo washobora Jackie, ni umugabo wemeye ubusembwa bwose. Ibaze gutandukana n'umuntu uwo munsi ugahita uhamagara itangazamakuru ngo nimuze nshingura impeta. Impeta barayishingura, ariko ndagaya n'itangazamakuru. Aha ni itangazamakuru ducicira n'amazi, ari nayo mpamvu RIB igomba kudufata. Ntago dutekereza ni gute, ariko nanone nkananyuza mu mutwe ibitangazamakuru bihari byose n'abanyamakuru bitabiriye uwo muhango, ukabonera umunyamakuru muzima na mikoro muri toilette. Ibaze gufata mikoro kugera muri toilette kujya gucurika ngo uri kumva ngo uburyo ngo impeta ngo yamanutse. Fite ikibazo mu mutwe cy'abanyamakuru bagira ngo bafite ibikoma mu mutwe badatekereza. Muri bose nta mwiza, bose ni ibyasha. Yaba umusore ni ibyasha ku basore bagenzi be, yaba umukobwa nawe ni icyasha ku bakobwa bagenzi be. Biragaragara rero yuko abantu bashobora kuba batararezwe, kuko niba Steven yavuze yuko Jackie arwaye umutezi, na Jackie akavuga yuko Steven atazi kurongora, bivuze ngo bose nta burire bahawe. Ubwo ndi kugerageza gusuhuza ibyo ndi kubona n'ubuzima tubamo. Ni gute ushobora kwakira abantu, ukakira abantu barira basenye nawe hariza abandi uri gusenya? Kuki udashobora no kugira impuhwe za experience y'amateka yabo wahuye nabo, ngo uvuga uti uko bibabaza bino bintu bitewe n'abantu mura nabo buri munsi, ni nako ndi kubabaza undi muntu. Ese utekereza yuko, reka mbabwire, buriya gufona umugabo uca inyuma umugore we, cyangwa se kubona umugore uca inyuma umugabo we, ntabwo bari kubabaza uwo ari gusenyera ku ruhande ko yamucanye inyuma, nawe abari no kubabaza n'uwo mu rugo rwe, sibyo? Akakira umugore urira ngo bantwaye umugabo byagenze gutya, azi neza yuko uwe nawe amukora ibyo bintu bisa nk'ibyo uwo mugore yaje gutanga. Ese uba wumva umugore wazabura we cano ajya kuvugaho ibyo bintu? Cyangwa ubutekereza ko Imana itazamuhorera ikakuexposinga? Rero bajya bavuga ngo iminsi y'igisambo ni 40, iyo yageze nta n'isegonda rirengaho. Niyo mpamvu hariya wabonye yuko aho baguye bagize ibyago, haba umuntu bazi tereka nshakira ifoto. Nta foto nta cyabaye, nta video nta cyabaye, yayicakiye. Rero urumva video ibirabaye ku hantu yakoreye n'amakosa. Iriya ngofero Sabe yambaye iri kwambarwa na Ngwino. Nshingiye kuki? Nshingiye ko Sabe nibura we abari behind the camera, ntabwo abantu benshi bazi isura ye, ariko uyu mugore we abantu benshi bazi isura ye. Gute yifata ntafuka isura ye? Uwitwa Muvunyi ati ibintu ngiye gupostinga ntimunza ibisobanuro pe, ese minga nzima muraho na Sabe ameze bon? Muvunyi mugenzi wacu umunyamakuru muri honeymoon bari mvanera kwa ka video ukame hano. Ati nacecetse, niko yanditse kuri post ikurikiye. Yesu, ariko uyu mugore azi no gutanga ke yamereza hano nongeye umudamu we mwakumvisera ngo yego ibi erekana ariko byerekana batajya ni Yesu we mbese uri umudamu we niko ati niko, sibyo ko ntawe wamenye isura y'uyu mwana, telefone iri kure cyane. Ati uri umudamu wowe, ati yego. Se we buriya mubwira ko bakorana byari kubiki? Ni ukuvuga ngo biyumvanamo kugeza buri mwese yumva afite ishema no kuba Yesu we. Ariko urukundo ruraryoha pe, ruraryoha nyine. Ese ni ruryoha niko gusa, ariko se ubu kurya bita umugabo w'abandi ngo ni umugabo wawe, ariko hariho n'abantu ariko ni n'umugabo